byinshi tukana sare kugeza aya magingo ababyeyi bacu babiri icyuya ndetse cyagavu baca ku ruhande intimba intandaro ibyo byose babinyuramo bagenda aho baciye bageze ahaga bati wenda njye mu cyata ariko umwana wanjye yige erega byose ni Imana mu mihanda aho duca tuza tugana aya mashuri twiga ndetse tuganiza inganzo tubona tuhasanga benshi abo ni bambaye wowe si bambaye inkoni byose ni Imana turakora bikanga inganzo dukimbagira byanga ariko kuzamuka kubera umwanzi ahategeye tugasimbukira ahandi ababyeyi bacu babiri icyuya bafite ba nyirarume ba nyirasenge abadamu babo ndetse n'abandi bafasha babo bati wenda turabira icyuya ariko wenda ducibwe n'amaguru ariko abana bacu bige ariko se umwanzi yarabikunze ariko byose ni Imana twarakimbagiye biranga gake gake byanze turazamuka tugera Tabagwe mu mwaka 2022-2023 tuhabona inshuti zitari itagavu tuhabona inshuti zitari ijegesha barinda ariko gake gake tuzamutse ndetse n'imyaka 3 nishize maze irashize irungu ryo riraturenze turatanye nta kunda amarira ni menshi amaganya baraganyira ku mbavu zabo dusubiye mu miryango yacu mbese ugize ngo umwanzi ntafitemo kurobanura ibirari ibindi ndetse n'abanki Imana ariko byose ni Imana hoya nimuhumure bagenzi ari abayasoza ndetse n'abayatakira byose ni Imana twaturutse hasi tugenda twambaye ibirenge rata n'imyenda y'imbere twayibagiwe ariko Imana yaratubereye ni Imana nuko mubishaka uko bigenza uko umwanzi abyumva nuko abishaka siko bigenda ariko intandaro yabyo ni Imana ndacyakubwira ngo ni Imana twarazamutse turakomeza ubwo ngubwo turasanga itorero ritarishegesha abarinda turasanga itorero twisigiye twese turazamuka ariko Pawulo yabivuze neza ngo nimufatanya mugashyira hamwe mukabwirizanya mu ndirimbo za Zaburi muzazamuke abadivantisite dukomezanye ndetse n'abandi dukomeza intandaro ya byose ni umurimo gusa bisa nkaho tugiye ndavuga aho hanze y'itorero ndetse hanze y'ishuri hari abana hari indingirarugamba hari abazamuka hari abangavu ikindi ndetse n'abakecuru abakambwe bose aho bari hose byose ni Imana dufite kubabwiriza ubutumwa butari ubw'ijuru ahubwo nyabusa tukavuga ubutumwa bw'ikiretsi kuko byose ari Imana ni Imana erega amarira ari mu byinso kandi amarira ari mu ndiba z'imitima yacu ariko nimutuze nyabusa nubwo dutanye duhari twese kubera Imana Bibiliya iraduhuza kandi nanone tukazamuka twuzuye n'umuryango ndavuga Jesi ikindi byose ni Imana nyabusa dufite abarezi beza tukagira ababyeyi beza badutoje batadutota bakadutoza badutonesha bakadutoza ndavuga ibyago si ibyiza ariko ni Imana nyabusa turazamutse tugeze aho turiho umwaka wa 6 turawushoje ndabona umwanzi atararekeye kurwana ahubwo ahereye hose umwanzi arwanya ibyimba aca hasi aca hirya aca hino aca aho bonye hose kugira ngo arebe ko yaduca mu byimba ariko byose ni Imana gusa nyabusa ndakubwira umwanzi aracyafite kurwana ntiyigeze atuza kugira ngo aseye ndavuga bize n'abatarize arashaka itegera n'ibindi arashaka abatinda n'abatarori ariko byose ni Imana muhumure nyabusa ndababwire abo dusize namwe kandi ntitubasize mu maboko y'ibyago bavuga uto dufite abarezi batari abarezi baturera mubwira n'ubwitonzi ngo tutaba amasimba adateragura ibisumba ahubwo tuba amasimba y'ibisibe byose ni Imana nawe reka nkubwire mwisamwino tuzamukane tutagira icyaha ahubwo aho tunyuze hose dufatane urunana dufatane mu mugongo dutuze dutunganye byose ni Imana reka mbashimire mwese mukomeje kumva inganzo dusubikira ahangaha kuko umwanzi w'igihe nahoze babwira n'ubundi ni amasaha ariko byose ni Imana umusizi usigara asiganya hasigire ugasigara basiganuza Safina from Tabagwe Adventist Church.